abakunzi ba Ndeye Kingdom TV, uyu ni umunsi udasanzwe aho mubona abagabo imbere ya kamera bahamagawe n'Imana. Twakoze ikiganiro mu minsi ishize, mwarakibonye, abantu benshi cyane baragikunze, abandi bakoze share, abandi baragisharinga, abandi bakoze comment, bakomentingaho ikiganiro cyerekeranye n'ingisho bita ubuntu. Uyu munsi rero twazanye abantu batandukanye kugira ngo tuze kuzaganira kuri no message bita ubuntu. Ni inyigisho zigezweho, ni inyigisho nziza, kandi ni inyigisho buri muntu wese yibazaho cyangwa se yigishwa mu buryo bwinshi cyane butandukanye. Rero aba bantu muri imbere yanyu, umugabo uri hakurya yaramwita Pastor Placide, ni umupastor muri House of Healing. Dufite Pastor Bagume, ni umupastor muri Pastor Mugume, ni umupastor mu rusengero bita Healing Church, Healing Center Kimironko. Dufite umukozi Imana Tadeo, uyu munsi ni ugiye kutuganiriza kuri no message bita ubuntu. Tukagira umukozi Imana Patrick, ni umuntu Imana ahamagaye muri iyi minsi, kugira ngo mu minsi ishize mwahoraga mwabonye video yaduhaye. Ni umukozi Imana, ukaba umuyobozi wa urusengero bita Amazing Grace, kugira ngo bivuga ubuntu butangaje. Tukagira umukozi Imana Filipo uturuka Ikibungo, nawe yaje kugira ngo tuze kuza gufatanya kumva no kubaza, turangira tubabarize. Nawe niba ufite ikibazo watandikaho hasi. Uyu munsi umwigisha w'uyu munsi bamwita Tadeo, ane yaduhaye ikiganiro cy'ubushize ku nyigisho bita ubuntu. Tugiye kumuha umwanya atuganirize, namara kutuganiriza turaza kuza gufata umwanya tumubaza ibibazo. Ariko nawe niba ufite ikibazo ucyandikaho hasi, ukore subscribe kugira ngo ukomeza ubone bino biganiro. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Turabizi ko hari abantu badukurikirana bari mu bihugu bitandukanye, hari abari Burayi, hari abari muri Amerika, hari abari muri Afrika, abari ku migabane ya Aziya. Uyu munsi rero ikibazo cyose bazaga ku nyigisho bita ubuntu, uyu munsi bazaza kugisubizwa. Kandi niba utagisubizwa uyu munsi, wandika hasi, cyandike umukozi Imana Tadeo, tuzongera tumuzane nawe agisubize. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Mbere yuko tutangira dusenge, nitumara gusenga turaza kuza kumuha umwanya atuganirize. Namara kutuganiriza turaza kongera gufata umwanya tumubaze ibibazo. Reka dusabe Pastor Mugume adusengera Imana mbere yuko twinjira muri bino biganiro tugiye gukorana uko turanga. Murakoze cyane. Twese dutuje twubashye Imana, dusenge dusabe kugira ngo ijambo ry'Imana rize kuza rifasha imitima yacu abarivuga ndetse n'abariteza amatwi, kuko Bibiliya iratubwira ngo ijambo ry'Imana ni inkota y'amugi abiri, rishobora gufasha abaryumva ndetse rigafasha n'abarivuga, twese tugafashirizwa icyarimwe. Mana, tuguha icyubahiro cyinshi, tubizi neza yuko uriho kandi ukaba uri mu ijuru ku ntebe yawe y'icyubahiro. Ijambo ryawe riratubwira ngo ijuru ni ry'Uwiteka, ariko isi wayihaye abantu. Turagushima twese iyi si waduhaye, abari hano mu Rwanda, natwe abari hano mu rusengero mu nzu ya House of Prayer, House of Healing, n'abari mu Rwanda hose, n'abari mu bihugu bitandukanye bya Afurika, n'abari ku migabane itandukanye nk'uko batubwiye ku isi. Duhaye Imana yacu icyubahiro ko bwakeye amahoro, tukaba turi bazima duhumeka. Mwami, rero tugiye gutangira kumva ijambo ryawe, umukozi wawe agiye gutangira kuvuga. Dusabye kugira ngo umwuka wamanukire kumutwikira, ijambo aza kuba avuga n'ibibazo tuza kuba tumubaza dushaka gusobanukirwa ijambo ryawe. Turagira ngo buri wese aho ari aze kubafashwa, abari mu Rwanda, abari mu mahanga. Ijambo ryawe ni inkota y'amugi abiri, rize kumanukira gufasha imitima yabo, kugira ngo aho turi busoreze tuze gusoza buri wese afashijwe, kandi uza kuba arwaye aze gukira, uza kuba adakijwe aze gukizwa, uza kuba afite ibibazo bitari bimusobanukiye neza tuze gusoza yasobanukiwe. Turabigushimira byose kubyumvise Mwami, tubisabye tunyuze mu izina rya Kristo umukiza wacu, amen. Amen. Umukozi Imana Tadeo, ni karibu utubwire icyo ku mutima wawe. Murakoze cyane. Haleluya. Nongeye gushimira Imana kuba iduhaye aka kanya ko kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ryayo. Ndabizi neza ko ubushize bamwe bashobora kuba baranyuzwe n'ibiganiro twagiranye, ari no mpamvu uyu munsi nagarutse aha ngaha. Bivuze yuko mu by'ukuri wenda hari ibyo basobanukiwe cyangwa se n'ibyo
n'ibyabatera urujijo ariko nta kibazo wabyumvise ukagira urujijo ibyo ni ibisanzwe ariko uyu munsi nanjye ndahangaha nagarutse ahangaha kugira ngo ikintu waba waragizeho urujijo wakibaza burya kubaza nicyo kintu cy'ingenzi kubera ko iyo utabaje nyine aba ari ikibazo gikomeye. Ubushize twaganiriye ku nyigisho nyine y'ubuntu nk'uko mwakomeje kubivuga n'ubuntu nyine ubuntu bwa Kristo n'isa nibwo ngiye kongera kuvugaho. Uyu munsi rongeye kuganira ku bijyanye n'ubuntu n'amategeko. Usanga abantu babigira ikibazo bakavuga bati mwaje gukora amategeko y'Imana kuki mushaka kuyashyira hasi bimeze bite kuki muyatesha agaciro n'amategeko y'Imana ariko mwebwe kuki nta gaciro muyaha. Usanga abantu benshi nicyo kintu bibaza ariko ugasanga nubwo bibaza icyo kintu mu by'ukuri ntabwo ibyo bavuga ntabwo bihuye n'ijambo ry'Imana ntabwo bijyanye n'ibyo twigisha. Muri aka kanya ndashaka kubivugaho mbisobanureho neza nkuko muze nyine abagira ikibazo baraza kumbaza niyo mpamvu ndahangaha. Hanyuma wenda benshi baba badukurikiye bari impande zitandukanye wenda nibishoboka ndaza gutanga nimero uzagira ikibazo zajya mbaza ariko uko bazajya babazangira ngo niko nzajya ndushaho kuza ahangaha nyine numva ko mu by'ukuri hari abantu babasha gukurikira kandi bafite n'amatsiko yo kumenya ibindi. Rero ndashimana cyane kandi nawe ndagushimiye umuyobozi wa Ndahe TV wabasha kudutumira ugatumira abapasiteri bari aha turi kumwe batandukanye. Nkuko mwavuze turangaha kugira ngo abantu batwigireho nuko ngo ni Imana yadusizeho no kugira ngo twigishe abantu. Ntabwo twaje hano guhangana ntabwo naje ngo nkwemeze ibyanjye cyangwa se nawe nyemeze ahubwo reka tuganire turebe neza ikijambo ry'Imana ritubwira. Ngo ntabwo turahangaha ngo duhindura abantu cyangwa se tubemeze ahubwo icyo dukora nuko tuvuga ijambo ry'Imana uryakira akaryakira utaryakira ibyo ntabwo ari ibyacu ibyo ni iby'Imana. Mboro ndatangira nsoma mu gitabo cyo Kuva ibice 24 niho nshaka ko duhera dusoma kugira ngo tuganire nyine dufata aka kanya gato tugiye kuganiraho kugira ngo abantu basobanukirwe kuri bya bibazo bakunda kugira ku bijyanye n'amategeko ndetse n'ubuntu. Rero ngenda hera ku nshaka kuvuga ku mategeko hanyuma n'ubuntu nyine mbijyanira hamwe. Ubundi amategeko mu by'ukuri amategeko ubundi yahawe Abisiraheli Imana yabahaye rero binyuze kuri Mose. Ibyo ni ibintu buri muntu wese azi ko Mose no bagiye kuyazana ku Mana. Ibyo twese turabizi ibyo ngira ngo ntabwo nabitindaho cyane. Aya mategeko rero mu gihe yayahabwaga cyangwa se abantu bayahawe ubu niwe bayisabe bumva ko ibintu byose Imana izabasaba bazabyubahiriza. Nyamara Imana yo mu kubahaye amategeko ntabwo yayabaye kugira ngo bayubahirize ahubwo yabaye kugira ngo ibereke yuko bo ari abanyantege nkeya batabishobora badashobora kubahiriza amategeko y'Imana. Ariko umuntu we yashatse kuyafata nk'umuntu ushobora kubahiriza akoreza amategeko y'Imana akabombega yumva yuko nta kibazo yashobora. Ariko Imana yo iyamuha kugira ngo imwereke ko umuntu afite intege nkeya, imwereke yuko umuntu adashobora kubahiriza amategeko y'Imana kubera ko umuntu ni wa kamere. So umuntu wa kamere gufata iby'Imana akabyubahiriza ni ikibazo gikomeye cyane. Mureka dusome ibice 24 byo Kuva Tasoma umurongo 12 havuga ngo Uwiteka abwira Mose ati zamukaho uzaho ndi ku musozi ugumeyo nayo nzagwa ibisate by'amabuye biriho amategeko n'ibyategetswe nandikiye kubigisha. Mose ahagurukana na Yosuwa umufasha we. Mose azamuka ku musozi w'Imana. Urumva ahangaha Imana iratanze amategeko ariko ngo iyandikiye kugira gute kubigisha sibyo. Ngo Imana itanze amategeko ngo nyandikiye kugira ngo gire gute ayigisha. Wagumye kwanza ukamenya ati se aya mategeko mu by'ukuri niki yabigishije. Ese yabigishije ngo muze munkurikize munyubahirize 100%. Ese mufite ubushobozi bwo kuba mwanyubahiriza 100%. Icyo nicyo kintu buri muntu wese yagumye kwibaza. Ari abayahawe ari natwe tugerageza kubahiriza twibaze ngo aya mategeko y'Imana koko ese twayubahiriza. Ese Imana yaduhaye kugira ngo tubahirize cyangwa yaduhaye kugira ngo atwigishe. Ese ubundi ikintu cya mbere aya mategeko yakangisha niki? Ni ukuvuga ngo yagumye kwanza kangisha yuko ngende umunyantege nke, ngiye sinshoboye, ngende umuntu utabasha kubahiriza amategeko y'Imana kubera ko ngende wa kamere. Rero icyo kintu
twamaze kugitahura tukamenya ko tutabasha kubahiriza amategeko y'Imana, mu by'ukuri navuga ngo ubwo ni ubuntu bw'Imana, ubundi kumenya ko udashoboye ikintu. None abantu bashaka kugira ngo amategeko y'Imana yubahiriza cyangwa se bayashobore. Rero natangira avuga ngo we ushaka kubahiriza amategeko y'Imana ni ukuvuga ngo umeze nka wa muntu bashobora guhereza amagi bakamuha n'ubutare, hanyuma agafata ya magi yarangiza akavuga ngo agiye kumena ubutare. Ese wafata amagi ukayamenesha ubutare? Ese washyiraho amagi angana gute? Rero ni kuvuga ngo aya mategeko rero imbere y'Imana hagati y'umuntu n'Imana, nuko ngo natwe mu gihe dushaka kweza amategeko tumva ko tuzashobora, nuko ngo nkuko wafata amagi ukajya kuyamenesha urutare, uko nguko niko amategeko ameze. Rero amategeko Imana ntago yaduhe kugira ngo aba yazabasha kutujyana mu ijuru, kubera ko niyo turebye neza tukareba muri Bibiliya tukareba abakoreraga Imana, tukareba abantu bose, nta bantu bigeze bubahiriza amategeko, nta n'ahantu tubona abantu bagiye mu ijuru kubwa amategeko. Abafarisayo murabizi ko bari abantu beza, bari abantu bagerageza kubahiriza amategeko, ariko kuki Yesu yaje ugasanga inyigisho zabo akazinyura. Bari abantu beza bigisha abantu kubahiriza amategeko y'Imana, iyo bitwara neza ubona ko rwose mu by'ukuri abantu baberewe nayo, bakayambara ahantu hose, aho bagiye amategeko bakayabona imbere yabo, bakagereza kuyubahiriza. Iyo uyishe ubwe bakamwihanira. Urumva ishyaka bari bafite ry'amategeko, ariko se kuki bahagaze imbere ya Yesu ibintu byose bakoze akabigira zero? Niyo mpamvu batamwishimiraga. Burumva yaje hagati ibintu bya mumeze gutyo wapi, niho bakareba ibyo bakoze, uburyo bagerageza, ntibabyumvaga. Hagati se uyu muntu ibintu dukora, nyamara mu by'ukuri we arabizi neza ko ya mategeko batasha kubahiriza, agerageza no kubereka, ariko bakavuga bati oya twebwe turashoboye. Rero icyo nicyo kibazo abantu bose bafite. Abantu bose bumva ko amategeko bazayubahiriza, nyamara ntibamenye yuko ari abanyantege nkeya. Usanga ariyo mpamvu nyine n'ubundi usanga batemera ubuntu, bavuga bati ibintu by'ubuntu. Uwemera ubuntu ni umuntu nyine wabashe gutsindwa n'aya mategeko, kandi gutsindwa ubundi niko kugirirwa umugisha. Bo reka dusome Abaroma 3. Reka dusome Abaroma 3 umurongo wa 19 ndetse n'uwa 20. Abaroma 3:19 n'uwa 20. Hano ngo tuzi yuko ibyo amategeko avuga byose abwirwa abatwarwa nayo kugira ngo akanwa kose kazibwe, kandi abari muri mwisi bose batsindwe n'urubanza imbere y'Imana. Kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ari yamenyekanisha icyaha. Alleluya. Ni ukuvuga ngo ahangaha hari ijambo ryo kutwereka, niyo ngo tuzi yuko ibyo amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo kugira ngo akanwa kose kazibwe, kandi abari mu isi bose batsindwe n'urubanza imbere y'Imana. Ntagiye kure, ni ukuvuga ngo ubundi amategeko ni uburyo, ni ukuvuga ngo inzira zijyana umuntu mu ijuru ubundi ziri uburyo bubiri. Ni ukuvuga ngo hari inzira y'amategeko, hari n'inzira yo kwizera cyangwa se inzira y'ubuntu. Ahangaha rero batangira bavuga ngo tuzi ko ibyo amategeko avuga byose ayibwirwa abatwarwa nayo kugira ngo akanwa kose kazibwe. Urumva? Akanwa kose kazibwe, ngo kandi abari mu isi bose batsindwa n'iki? Batsindwa n'urubanza. Ariko ntabwo bajya bashaka gutsindwa n'urubanza rw'amategeko, abantu bashaka gutsinda amategeko, baragerageza kugira ngo batsinde amategeko, ntabwo bashaka yuko abatsinda. Ijambo ry'Imana hano yagaragaza yuko abantu bagombye gutsindwa n'amategeko, akanwa kakazibwa, ukagera nta cyo kuvuga ufite, wagaze imbere y'amategeko nta kintu wavuga ngo nakoze iki. Amategeko ubundi abiro kugira ngo agutsinde. Ubwo nibwo buntu bw'Imana. Niwe ngo niba utsinzwe n'amategeko uwo niwe mugisha, ariko ntabwo abantu bashaka gutsindwa n'amategeko. Kubera cyane badashaka gutsindwa n'amategeko, nuko bumva yuko bashoboye. Iyo bigisha abandi nuko bavuga ngo mwubahirize amategeko y'Imana, mugire gutya na gutya, ibyo koko bisa nka hari byiza. Nje nkakubwira nti kora ibyiza, gira gutya, ntukice, ntugasambane, ugomba kwitwara gutya, ibyo rwose si byiza se? Ibyo bisa nka hari byiza, ariko se mu by'ukuri nkeneye kukwigisha kubahiriza amategeko. Ese muri society twarakuze, dukura mu ngo runaka, dukura mu miryango runaka, dukura ku mashuri, amategeko arahari, ibyo turabizi. Niba gusambana ibyo ni ibintu nzi ko ni icyaha, kwiba ndabizi ni icyaha. Rero aho kugira ngo ngeze kukwigisha ngo reka ibi nibi, reka gusambana, reka kwiba, ahubwo reka nahubwo naguha umuti.
ntabwo umuti ibyo bintu ukabireka nubwo wamubwira ibintu kuki wese mpora mbikubwira kuki mbikubwiye none ejo nkongera nkabikubwira ejo nkongera nkabikubwira ahubwo nakaguhaye umuti wo gutuma bya bintu ugira gute wo gutuma bya bintu ubihagarika rero abantu ntabwo barabasha gutahura neza umugambi w'Imana ku bantu ntabwo umugambi Imana ifitiye abantu ntabwo ari uwo kujya mu ijuru binyuze mu mategeko kubera ko binyuze mu mategeko mu by'ukuri nta muntu n'umwe wabasha kujya mu ijuru binyuze mu mategeko iyo usomye Yakobo 2:10 aravuga ngo usitara amategeko usitaye ku itegeko rimwe bagize gute ayishe yose nose gusitara niki ubu nta n'umuntu n'umwe usitara bishaka urumva none urisitayeho kandi na kera biravuga ngo iyo umuntu yakoraga iki atakitumye ngo nukora icyaha umuhore nakora iki atakitumye akagirwa n'urubanza azara umwagazi w'ihene ngo atazirwaza ngo urumva ngo hano ngo ntabwo nabishakaga ngo none ngo atakitumye none yakoraga avuga ati none nusitara kuri imwe amategeko yose ugeze gute urayisha umurongo wa 10 hano kwasoze ngo kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishizwa n'imirimo itetswe n'amategeko kuko amategeko amenyekanisha iki icyaha ngo amategeko ubundi abere kugira ngo atumenyeshe icyaha iyo hataza kuba ngo ntukibe iryo tegeko rikaba rihari wari kujya ubikora ko ntuzi nibiki iyo baza ko ngo ntugasambane wari kugisamba ko iryo tegeko ntirihari ribikubuza icyo kintu urabona mu myaka yashize isuku mu mujyi wa Kigali cyangwa se isuku mu Rwanda hari uburyo hari kigero ririho aho umuntu ariyaga wamara kurya umugati gisashuka kijugunya hariya igiharakira amasashi icyo gihe ngo nta teko ryari hari guhana warayaga wamara kurya gisashuka kijugunya igipapuro kakijugunya hariya icyo gihe nta tegeko ibintu byose wabikoraga nta kibazo gihari ariko amaze gusohoka itegeko kimwe wakoraga nta tegeko rihari ngo cyese gihinduka iki cyese gihinduka icyaha urumva none kuvuga ngo niba ikintu mbere nticyari icyaha ariko no itegeko riraje rimaze kuzaho rikoretse ko cya kintu uri ukoze ntabwo ari cyiza rero ngo amategeko yaje ahangaha nayo kugira ngo atumenyeshe atwereke iki atwereke icyaha wishe wasambanye wibye wakoze icyaha icyo ni icyaha ugize gute ni icyaha wakoze rero aya mategeko ngo ntashobora kugira gute ntashobora kutujyana mu ijuru reka dusome Abagalatiya ibice 3 hano mu Roma n'ubundi ndahagaruka ariko tubanze tujye mu Abagalatiya ibice 3 hanyuma no turebe neza umumaro w'amategeko none sasa tunarebe ubuntu niki bitandukaniye he ese bimeze gute Abagalatiya 3 ndahera ku murongo wa 10 ndamanuka nyine hasi ngire ku murongo wa 13 aravuga ngo abiringira imirimo itetswe n'amategeko bose nibivume kuko byanditswe ngo havume umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko ngo abikore biragaragara yuko ari nta muntu utsindishirizwa n'amategeko imbere y'Imana kuko ukiranuka azabeshwaho no kwizera nyamara amategeko ntagira icyo ahuriyeho no kwizera ariko rero uyakomeza azabeshwaho nayo Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko ahindutse ikivume ku bwacu nkuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti Haleluya nukuvuga ngo ahangaha turi kwabana no inzira zingahe tutangiye kubona inzira ebyiri ahangaha turi ngo abiringira imirimo itetswe n'amategeko bose niki nibivume kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko ngo abikore Nari magambo urashaka kurikiza amategeko ariko mu gihe utayobereje uko yakabaye icyo gihe uri iki uri kivume kuko ntuyashoboye mbere y'Imana wishemo rimwe usiteye kuri rimwe bivuze ngo ya amategeko yose wagize gute wamaze kwica nani magambo bivuze ngo aho ngaho imbere y'Imana uri iki uri kivume none umurongo wa 11 aravuga ngo biragaragara yuko ari nta muntu utsindishizwa n'amategeko imbere y'Imana umva kintu nta muntu utsindishirizwa n'iki n'amategeko kandi mu Roma twamaze kubona ko n'imbere y'Imana n'ubundi nta utsindishizwa n'iki n'amategeko kubera ko ngo amategeko atwereka atumenyesha iki atumenyesha icyaha none ahangaha nabo babyongeye
ariko hano mu Bagalatiya noneho harimo baragaragaza inzira zingahe? Barimo baragaragaza inzira ebyiri. Avuga ngo biragaragara ko nta muntu utsindishizwa n'amategeko imbere y'Imana, kuko ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Nyamara amategeko nta gice ahuriyeho no kwizera, ariko rero uyakomeza azabeshwaho nayo. Urumva inzira ko ari ebyiri, hajeho kwizera, hajeho n'amategeko. Aya mategeko nuyubahiriza uko yakabaye, ntuyice mu itegeko, aya mategeko azagira gute? Azagukiza. None ninde muntu ubasha kubahiriza amategeko y'Imana? Ese ninde muntu wabasha kwizera? Ubundi kuki nabasha guhitamo kwizera? Ese kuki nahitamo amategeko? Ni ukuvuga ngo impamvu niba ntangiye guhitamo amategeko, nkumva ko ari azansindishiriza, nkumva ko ari azanjyana mu ijuru. Mu yandi magambo, ubuntu bwa Kristo maze kubuhindura iki? Buhindura ubusa. Urumva? Ubuntu bwa Kristo mugize gute? Buhinduye ubusa. Ni ukuvuga ngo reka dusomere mu Bagalatiya 2 murongo 21. Haravuga ngo simpindura ubusa ubuntu bw'Imana, kuko niba gukiranuka kuzanwa n'amategeko, Kristo yaba yarapfiriye ubusa. Urumva icyo kintu? Yaba yarapfiriye ubusa. None abantu bo bashaka kurikiza amategeko, bakumva ko amategeko ari azabajyana mu ijuru. None icyo gihe bahinduye ubuntu bwa Kristo, bahinduye ubuntu bw'Imana, bahinduye iki? Bahinduye ubusa. Nuvuga ngo niba gukiranuka kuzanwa n'amategeko, Kristo ntacyo yakabaye no kumara. Umva ikibazo gihari, no Kristo ntacyo yamaze. Nose niba ubundi nubahiriza amategeko yose nkayashobora uko yakabaye, ubundi se ntakeneye ubufasha bw'iki? Ese ukenera ubufasha ninde? Ukenera ubufasha ni umwe amaze kubona yuko nyine nta mbaraga afite. Ni ukuvuga ngo tuvuge niba ndi kugenda mu modoka yanjye, imodoka yanjye ikagwa mu mufurege, icyo gihe nisunika ntibizashoboka, nta mbaraga mfite. Icyo gihe ko nta mbaraga mfite, nzashaka abandi bantu bagire gute? Bamfashe, bamubufasha. Ariko umugenzi nzabasha kuyisunika ikavamo, nuvuga ngo nta mbaraga zindi nkeneye. Rero abantu nabo imbere y'Imana usanga nabo bari hagije, bashaka kwihaza, nta bundi bufasha bakeneye, bashaka kumeza barwana nayo. Ariko kurwana nayo nyine uko navuze ni nko kumwe ufata ya majyo ukajya unaga ku rutare tu, wumva ko rwa rutare rubuze kurumena. Rero nuvuga ngo inzira n'ebyiri. Twamaze kubona ko hari inzira nuyubahiriza azagukiza uko yakabaye. None hari abandi bananiwe, hari abandi yananiwe. Abo ngabo rero nubwo yabananiye, abo ngabo nuvuga ngo bafite no icyo bagiye kwishingikiriza. Ese Imana ubundi niki yateguriye abantu? Ubundi Imana intention nuko yagomba kwanzikereka abantu ko badashoboye. Wamaze gutabara ko adashoboye, uwo niwe wagiriwe amahirwe. Reka dusura mu Baroma no muri 3, noneho turebe neza icyo batubwira. Abaroma 3 ndera ku murongo wa 21. Amena. Ariko noneho hari gukiranuka kw'Imana kwaheshuwe kudahishwa n'amategeko. Nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya, niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibahereye ubusa, kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Haleluya. Ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibahereye ubusa, kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Urumva? Nuvuga ngo ahangaha batenge bagaragaza amategeko bageze mu murongo 21. Bavuga ngo ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe, kutava mu mategeko, ntabwo guheshwa n'amategeko. Kuki sabatse ngo ariko noneho hariho kundi gukiranuka? Nuvuga ngo hari ukundi kwari guhora ko ntawe kwakijije, ntawe kwigeze gufasha. Uko ni gukiranuka kw'amategeko. Rero uku nguku ngo ni gukiranuka ariko kutava hehe? Kutava mu mategeko. Urumva? Twibaze abadukurikiye, ese murashaka gukiranuka binyuze hehe? Ese koko
amategeko y'Imana murabasha kubahiriza uko yakabaye 100%. Ese mukeneye ubuntu bw'Imana? Ese ukeneye ubuntu bw'Imana ninde? Ukeneye ubuntu bw'Imana ni umwe amaze gutahura yuko muri we atabasha kubahiriza amategeko y'Imana. Mwene magambo ntabwo uzafata umucyo n'umwijima ngo ubihuze. Nukuvuga ngo aya mategeko mu gihe utamaze kubahiriza uyu n'umwijima. Nukuvuga ngo uwo mwijima ushyira ku ruhande urakira Kristo. Uwo Kristo niwe rumuri. Uwo Kristo niwe uje mu mutima wawe. Wasobanura abana ukana. Yego. Abantu bananiwe gukurikiza amategeko nibo bagomba gukurikiza ubuntu, nibo bagomba kuba mu buntu. Mbese umuntu wananiwe gusambana, umuntu wananiwe kureka gusambana, umuntu wananiwe kureka kwiba, umuntu wananiwe kureka kubeshya, umuntu wananiwe mbese umuntu byananiye kureka ibyaha niwe washobora kujya mu bwami bw'Imana anyuze mu buntu gute? Urakoze cyane. Ubundi nta muntu n'umwe uba utarananiwe kureka gukora ibyaha. Urumva? Nuvuga ngo abantu bose burya bakora ibyaha. Ba pastors barangaha uyu n'umwanya mufite wo kugira ngo mubaze ibibazo kabisa, kuko hari abantu badukurikiye ibyaha byananiye, hari abantu dukurikiye usambana ajya mu masengesho gusaba Imana ko Imana imbabazi bwacyo bitona kongera, ejo bundi akongera, hari abantu akayoga kananiye kureka, abandi bakareka bwacyo mu gitondo akakongera. Uno mugabo arafite message arimo kuba ariko namwe mugiye mufite message mugiye guha abo bantu. Uyu waravanga rwose ngo babandi byananiye ngo abo bantu babwira ukuntu bakinjira mu buntu mugiye bananiye kureka ibyaha. Yego. Nuvuga ngo navuze ngo ubundi nta muntu ibyaha bitananiye. Ushobora kuba ari ibintu abantu bitiranya, sibyo? Ibyo rero nibyo nshaka ko tureba. Ubundi hari kuba turi imbere y'Imana no kuba turi imbere y'abantu. Urumva? Njyewe ndavuga uko Imana ireba ibintu, uko ijambo ry'Imana rivuga. Ntabwo ndebe ibyo abantu bareba. Urumva? Hari wasambanye biramenyekana, turabibona yasambanye, ibyo twamufashe dufite gihamya cyangwa se aratwite. Nkuko na babandi bazanye umuntu bamuzaniye Yesu, wa mugore afashwe asambana, barafite ibimenyetso bagomba kumuzana, twamufashe nguyu. Bivuze ngo ibimenyetso byari bihari. Urumva? Ni ukuvuga ngo twebwe turebye ibigaragara, ariko Yesu yaravuze ngo nurebe umuntu ukamwifuza wamaze kugira gute? Wamaze gusambana. Asa amagambo Yesu yivugiye se? Mwese uriya kubera ko twamubonye mu buryo bugaragara, uriya niwe kibazo. Nyamara hari undi uri hariya wifuje ntibyagaragaye, wese yakoze icyaha. Hari abantu banywera wenda inzoga akazinywerewe mu nzu, hano n'uzinywera agasinda. Ese umwiza ninde? Bose bamwe se? Bose ni bamwe. Rero ni ukuvuga ngo uratanga message bango twese turabanyabyaha. Imana mu maso yayo itubona ko turi bamwe mu gihe bitewe n'aho duherereye. Niba ufite ikibazo waza kuza kubaza, turaguha umwanya rwose ubaze uno mukozi w'Imana kugira ngo atusobanurire ubuntu bushobora kuneshereza umuntu ibyaha, cyangwa umuntu ashobora kuba mu buntu agakomeza gukora ibyaha. Wenda turaheraho tubone uko dusobanukirwa neza message ye. Yavuze hano, yavuze ngo abakurikiza amategeko ntabwo babishobora, ahubwo araguha umuti utuma ureka icyaha. We yabyivugiye, uwo muti rero utuma umuntu areka icyaha akakireka, ikoresheje ijambo kureka icyaha. Aho rero ndagira ngo atubwire uburyo umuntu areka icyaha n'uwo muti wari wo. Murakoze cyane. Icyo kibazo ubajije cyo kuvuga ngo umuntu ashobora kureka gukora icyaha, ikintu cya mbere ugomba kubanza kumenya, Yesu ubwo yazaga agapfira ibyaha byacu, nuwo ngo yabyishyizeho. Urumva? Mwene magambo kamere yacu yaciriweho iteka, kamere, ibyaha bya kamere tubisoma mu Roma 18 ngira ngo ni murongo wa 3. Urumva?
rero ni ukuvuga ngo niba ukoze ikibi sibyo ukoze icyaha ukoze ikibi ubundi kivuye ku kingi koze sibyo so nuko rero umaze kwakira agakiza hari imibereho ushobora kuba nk'umukristo umaze kwakira agakiza umaze kwakira ubuntu kubera ko ntabwo ubuntu buduha uburenganzira bwo kujya gukora ibyaha nk'uko usanga abantu babivuga ahubwo icyo ugomba kubanza kumenya ni ukumenya ko uri umunyantege nkeya urumva uri umunyantege nke Yesu yaje kugukiza kubera ko udashoboye iyo uza kuba ushoboye ntabwo yagombye kuza nivuga ati sinziba ukabireka sinzasambana sinsambane sinzifuza ntiwifuze urumva ko ibyo ari kuba ubishoboye sibyo urumva rero ntabwo yari kwirirwaza kubera ko nawe urihagije rero impamvu yaje ni uko udashoboye ikibazo cyanjye kinsubiza mu buryo bugize iyo umaze kwakira Kristo ukamara kwakira ubuntu bwe bigenda biti uwo muntu aba ameze ate kuko wavuze ngo urashaka guha umuntu umuti w'amategeko kugira ngo adatwarwa n'amategeko urashaka kumuha umuti kuko umuntu wamuhaye umuti arakira koko iyo yakize rero yamaze kunywa wa muti wawe aba ari muntu ki aho niho nshaka kugira ngo usobanurire neza ubuhe ngo byaha byo zabikire yabikiri uwo kuvuga ngo hari umuti ushobora gukoresha kugira ngo ibyaha ubikire biravuga ngo nuko no twifitiye ubutunzi mu nzabya zibumba urumva nuvuga ngo hari ikiri muri twebwe hari n'imibiri yacu urumva Paulo we yaravuze ngo ajya gukora ibyiza ibi bikamutanga imbere ibyo ni Paulo wabivuze ariko aje avuga ngo sinje ubikora ahubwo ni icyaha kiba muri njyewe sibyo rero twese nta muntu n'umwe ubaho ashaka gukora ibibi ashaka kubikora yifuza kubikora twese twifuza gukora ibyiza ariko kuki twisanga twakoze ibibi ni ukuvuga ngo igisubizo nshaka kumuha ni uko iyo kamere yo gukora ibyaha Yesu yayishyizeho niyo ngo mu gihe wumva ko utazakora icyaha ni igihe uzamaze gupfa niba igisubizo nshubije usubije ko Yesu wamaze kumwakira udashobora gukora icyaha kuko kamere y'icyaha yarapfanye nayo ubwo kamere yarapfuye yayishyizeho ubwo nuvuga ngo kamere y'icyaha yapfanye na Yesu ubwo nta cyaha ngomba gukora shobora gukizwa nkareka icyaha kuko niko numva ari cyo gisubizo umpaye niba ntumvise nabi ntabwo byumvise neza navuze ngo mu gihe ukiri muri iyi si ufite umubiri w'ibyaha ufite kamere iyi kamere ni ukuvuga ngo izareka gukora icyaha mu gihe wavuye muri uyu mubiri kugira ngo nsobanukirwe neza n'abandi babaze hanyuma namaze gukora icyaha mfite kamere y'icyaha ese birashoboka ubwo mba navuye ku Mana kandi nakira agakiza kandi gukora icyaha kandi ndabona n'ubundi ndi mu buzima bw'ibyaha bigenda bite iyo namaze gukora icyaha nyuma yo gukora icyaha ngiye nkamenya ko nakoze icyaha nkora iki bigenda gute ese ntandukanihe n'abandi ese ntandukanyiriza nta mupagano ukiriho nta mukristo ukiriho byagenze bite ndi muntu ki muri icyo gihe reka dusome Abaroma 8 turasoma umurongo wa 9 n'uwa 10 Abaroma 8 umurongo wa 9 n'uwa 10 haravuga ngo ariko mwebwe ntimuri aba kamere ahubwo muri umwuka niba umwuka w'Imana aba muri mwe ariko umuntu w'Imana aba muri mwe ariko umuntu w'Imana umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe niba Kristo aba muri mwe nubwo umubiri upfuziza ibyaha umwuka aba ari muzima kubwo gukiranuka ubyo kintu ni ukuvuga ngo nubwo umubiri wapfa kubera ko wakoze icyaha urumva ariko ngo umwuka uri muri wowe aba ari muzima kuko kugira gute kubwo gukiranuka urumva ko icyaha cyakwicisha umuntu nkurikije ibyo uvuga sibyo ko mu byumva mwebwe icyaha cyakwicisha umuntu umwuka ugumye muri ariko nubwo umubiri wapfa kubera iki ko agakiza ntabwo gahesha umubiri security
agakiza nako kuza nakumwuka gusa umuntu akaguma yandura sida n'urugero umuntu akaba yakwikorera ibyo ashaka ndagira ngo unsobanurire ko ndumva ndimo ndumva warimo aravuga ngo niyo wapfa ugapfira mu byaha ngira ngo ntago bibarwaho nibyo dukurikire neza twumve iby'ijambo ry'Imana riri kuvuga kubera ko ntacyo ndi kuvuga ntari gusoma tugomba kurikira tukumva icyo ijambo riri kuvuga kandi ijambo ry'Imana mu gihe turivuga cyangwa se turyumva tuvanamo n'ibintu by'amarangamutima hari ukuntu isi we yadusemo ikintu cy'amarangamutima ariko reka turebe ijambo ubwaryo riravuga iki yego nta kibazo guteza akavuyo wenda abanzi barabizi ubuzima bw'agakiza ni ubuzima bw'umuntu nyabwo agakiza ntago ari filime wenda ntago ari filime umuntu akina agakiza ni ubuzima tubamo kugira Kristo ni ubuzima tubamo kumbwira ngo mu byanditse ngo ne kujyana ngende kubizana kuri tere aha tuba ndi kubizana kuri tere nkabikura muri Bibiliya none nkabishyira muri bwa buzima busanzwe dusanzwe tubamo ntago ari amaranga mutima ndi kwinjiramo nange ijambo ry'Imana uri gukoresha ndi kubyumva kandi ndanaryubahana umukozi w'Imana nkawe ikibazo nibaza ni ndashaka ngo udutandukanyirize ubuzima uduhumba ubuzima bw'umuntu uri muri Kristo wowe ukubyumva nibwo buzima nshaka kuduha buba bumeze buti mbese mu magambo make naho ngaho nshaka kumbwira urakoze cyane ubundi iki niba mwemera ko iri jambo ry'Imana rihindura twese turabyemera turabizi ko rifite imbaraga sibyo rero nuvuga ngo niba tubwirijwe ubuntu tukabwirizwa Kristo nkaryakira n'ijambo ry'Imana ese uri kuki ntumva yuko iryo jambo rifite imbaraga naryo rigomba kumhindura icyo nicyo kibazo abantu bagira bano bavuga bati ibi bintu birasa nkaho biri kutujyana ahantu sibyo tugiye gukora ibyo dushaka nyamara bakirengagiza ko ijambo ry'Imana n'ubundi ari ijambo rifite imbaraga nuryakira nk'ijambo ry'Imana ukaryakira nk'ijambo rifite imbaraga rizaguhindura sibyo rero nuvuga ngo nta kindi duhinduza abantu nta n'ikintu cyahindura umuntu usibye ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana rigeze ku muntu riramuhindura ubwo rigiye ndumva nta n'ikibazo ugenda nemeranya nawe ko ijambo ry'Imana riraguhindura ukaba wari umusazi ugakira ukaba wari umunyabyaha uzwi nk'umunyabyaha ukabireka ukaba umuntu mushya rikaguhindura ndumva ari cyo uvuze ndumva nta n'ikintu rero nicyo navuze ijambo ry'Imana niba turyakira nk'ijambo ry'Imana riraduhindura si byose riraduhindura rifite imbaraga cyane nta nubwo rw'uburenganzira bwo kujya gukora ibyo byose sibyo ijambo ry'Imana muri wowe riraguhindura rifite imbaraga turakomeza kubaza ibibazo nawe niba ufite ikibazo aho ngaho ukaba urimo kutureba cyandika hasi rwose uko Imana tuzamuzana kandi ndumva twese turi ku murongo umwe uko turimo turavuga ubwami bw'Imana turimo turavuga ikintu gihindura turimo turavuga ukuntu abantu bahinduka turimo turavuga ahantu inzira umuntu yanyuramo kugira ngo ajye ku murongo mwiza ubwami bw'Imana warumbwiye ufite ikibazo arakoze cyane Apostle umukozi w'Imana mugenzi wanjye hari ikibazo nari ngiye kumbaza ariko ijambo ashorejeho direnda gusa n'ikibazo nari ngiye kumubaza aravuze ati ijambo ry'Imana riraguhindura ariko mbere yahoze yigisha avuga ngo umuntu arakizwa yamara gukizwa ubuntu bw'Imana bukamuzaho kera yatwarwaga n'amategeko ariko aho akirijwe ubuntu bw'Imana bwamujeho kuko amategeko ntabwo bashoboye kuyubahiriza kuko nibyo ariko arangije aravuga ati twese nta muntu n'umwe utarakoze icyaha ibyo nibyo nari ngiye kumbaza ikibazo niba nta muntu n'umwe utarakoze icyaha koko nibyo na bugingo n'ubu akaba nta n'umwe urakiranuka Yesu yaba yaraje gukora iki uretse gutwara microphone icya kabiri nshaka kumbaza ngo agakiza ubundi ni iki ubuntu ni iki murakoze cyane murakoze agakiza ni iki ubuntu ni iki kadusome agakiza n'ubuntu ubuntu ni iki ukizwa iki hanyuma mu yandi magambo ubuntu ni iki reka tubanze turebe mu byanditswe
kugira ngo nyine n'abadukurikiye bajye babasha kubona ko ibintu tuvuga dufite aho turi kubisoma, atari gupfa gufata ibintu gutyo gusa. Ahubwo reka dusome Luka igice cya mbere umurongo wa 77. Nasoma no 78. Haravuga ngo no kumenyesha abantu be iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu, niwo uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru. Urumva ngo agakiza ni iki? Agakiza ni ukubabarirwa ibyaha, kandi ngo ni kubw'iki? Ni kubw'umutima w'imbabazi z'Imana. Umva umutima Imana ifitiye abantu ni uw'imbabazi zo kugira guteze, zo kubabarira abantu ibyaha byabo. Urumva agakiza icyo ari cyo? Urumva ngo agakiza ni ukugira gute? Ni ukubabarirwa ibyaha. Rero ijambo ry'Imana ngo mwakijijwe kubw'ubuntu. Mwarakijijwe. Mwakijije iki? Mwakijijwe ibyaha, ariko ibyo bibaho kubw'ubuntu. Yusoma mu Efeso 2:8 kugera ku 10, mwakijijwe n'ubwo kwizera ntibyavuye ku mirimo, kugira ngo hatagira uzajya gute umwirarira. Rero nuko ngo kera niho ngo abantu bakizwaga ibyaha byabo, niho ngo hari ibitambo bagomba gutanga kugira ngo ibyaha byabo bigire gute bibabarirwe. Yabajyanye igitambo agatambira ibyaha yacumuye, akava bigize gute birangira. Kumva yakoraga ibyaha akitangira n'ikiguzi niwe wakitangiraga. None ahangaha kubw'umutima w'imbabazi z'Imana, niho ngo uyu mutima Imana ifite ni ukubabarira abantu ibyaha. Rero ubabarira abantu ibyaha twakubwira ati se ababarira mu buhe buryo? Ese abantu barababariwe cyangwa ntabwo babariwe? Ese abantu bose bazajya mu ijuru cyangwa bazajyayo? Icyo nacyo ni ikintu tugomba kureba. Ubundi habariwe bande? Ese abantu bose barababariwe niko bimeze? Oya, niho tugiye kureba turebe ngo ubabarirwa we ninde, ugira ubwo buntu ninde, sibyo? Numva rero byaza kumvikana pasiteri. Yego rwose. Mbo reka dusome Yohana. Yigeze kubaza, murabyibuka, yigeze kuba yigisha avuga ati uranamubaza wowe, uramubaza se ngo abantu bose baraguye, abantu bose barananiwe, nta gakiza kariho. Aho none agira ngo noneho niba nta gukizwa kuri abantu bose barananiwe natwe turimo, ese nta gukizwa kubaho? Ese abantu abababariwe n'abatarababariwe bose baracyari munsi y'urubanza? Niyo mpamvu ari mubajije icyo kibazo kivuga ngo nta agakiza ni iki cyangwa se ubuntu ni iki, kugira ngo adusobanurire niba abantu bose barananiwe nta barashobora, cyangwa niba hari abananiwe ariko hakaba hari n'abashoboye. Noneho niyo mpamvu ari mubajije ngo agakiza ni iki, ubuntu ni iki. Ikindi nongera hano ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abaroma, ndifashisha kuri iki kintu yavuze ngo ubuntu, ngo twese turi mu buntu, ngo nta mukiranutsi ngo hari, ngo tugiye ngo mu by'amategeko ngo umuntu ngo yishe rimwe ngo babirangiye, ariko tuba mu mbabazi z'Imana. Hano mu gitabo cy'Abaroma ibice 6 ku murongo wa mbere haravuga ngo, titiri iravuga ngo ubuntu ntibuduha umurenganzira bwo gukora ibyaha. Hakavuga ngo none tuvuge iki? Tugume gukora ibyaha ngo ubuntu busage ntibikabeho? Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Noneho no mu Baroma akavuga ngo mbese ntimuzi ko imibiri yacu ari insengero z'Uwiteka, hagakomeza avuga ngo ukora ibyaha wese Imana izamugira gute? Izamutsemba. None twagira ngo tukubaze, igisubizo nuko abantu bashobora kugomeza bakavuga ngo tukigisha abantu ngo Yesu yagiye ku musaraba ngo hariho ubuntu bagakandagira amategeko y'Imana, ahubwo nuko twagomeza kubereka ko hari umuntu wagiye ku musaraba agatanga ikiguzi kugira ngo abanyabyaha babikizwe. Ahandi akavuga ngo uyu muntu ari muri Kristo Yesu akwiye kuba icyaremwe gishya, ibya kera akagera gute agatandukana nabyo. Rero aha niho twagira ngo dusobanurire ko twibera mu buntu, kandi Paulo arabwiye ati nituba mu buntu tugume mu buntu gusa kugira ngo ibintu bisage, ubuntu busage. Aravuga ngo hoya ntibikabeho. Twifuza rero ko tumenyesha iki kintu cyitwa ubuntu, ko twabwira abantu bakagomeza kuba mu buntu gusa, ntitubabwire ubuntu n'agakiza. Twahawe agakiza,
n'ubuzima bw'umuntu uri mu buntu n'ubuzima bw'umuntu uri mu gakiza. Murakoze cyane. Sinzi Pastor Patrick niba hari ikibazo tumubarize rimwe. Urakoze cyane. Nkuko warusomye kiriya cyanditswe usomye cyo mu Baroma avuga ngo nuko tugume gukora ibyaha ngo ubuntu busage ntibikabeho. Ega igisubizo nacyo akira ahangaha nkuko nyine unabivuze, sibyo? Niyo ngo ntibikabeho. Niba bivuga ngo ntibikabeho, kuki none ahubwo ugira igitekerezo ngo bibeho? Cyo nicyo kintu wagombye gusobanukirwa. Ijambo ry'Imana bwayo rivuga ngo ntibikabeho, ariko none umuntu ngo bibeho, tugiye kubikora uko dushaka. Ninde se ubwo burenganzira bundi bwo kujya kubyigaraguramo? Ni Imana se kubwira icyo kintu. Ni ukuvuga ngo nugira n'icyo gitekerezo ukumva ko ugiye kwigaragura mu byaha, ujye umenya ko ari Satani kubw'icyo kintu. Imana niyo yashaka gukora abantu, nibwira abantu ngo bajye gukora ibibi. Imana nusa Imana umutima wayo nuba ngo noneho idukije kugira ngo noneho tube babikurenza nuko twari turi tujye kwigaragura byararangiye. No, ntabwo wari umutima Imana idufitiye. Kukumenyesha imbabazi ikakumenyesha ko wabariwe, ntabwo ari kukumenye, ntabwo ari kugumudendezo, ntabwo ari freedom yo kugera uvuga ta hari aho byabaye. Ariko tubasha usoma icyo gitabo y'abaruwa ya mbere Paulo yandikiye abikorera, ubasha kubona ko nabo byatangiye mu kuntu no baravanze. Ariko Paulo yagiye abacyaha mwatangije ibinone dore bigenze kuki. Rero ntabwo Imana iri kuduhereza ubuntu bwayo ngo tuye kubyigaraguramo. Rwose icyo ngicyo nuzumva kivuze akumva ko Imana yatanze freedom yo kujya gukora ibyaha, uzamenye ko yuzuye umutima wa Satani. Uwo yuzuye umutima wa Satani. Ariko nanone ngo abantu bagira intege nke nkuko nabivuze. Umuntu ashobora gukora ikibi. Dawidi nawe murabizi ibyo yakoze, sibyo? Yari umukozi w'Imana, ariko yaje kugaragaza usome mu Baroma bine, agaragaza abahirwa, akagaragaza abantu bahiriwe kubw'ubuntu. Sizi niba twasomeye nawe kugira ngo bumvikane. Ushaka uratubwira ko ubuntu butemerera umuntu gukora icyaha. Nuvuga ngo umuntu wakiriye ubuntu arahinduka, akagakizwa, kuko nuvuga ngo niba amategeko atadutsindishiriza, ahubwo bwa buntu buraza bukadushoboza gutsinda ya mategeko, tukayagenderamo, tukabasha kwisanga twayakoze none tutabigize ihame. Niko bimeze. Navuze ngo ijambo ry'Imana ni imbaraga muri twe, niba ridufitemo niba twaraye umwanya reka tuyobora, rizadutsindira na bimwe byari byaze gute, byari byaratunaniye. Ijambo ry'Imana ibiri zabikora. Nayo mategeko kuvuga nose ubungubu ubushatse kuvuga ko wenda nawe ngenda nyica kubera yuko nzi, no, sibyo? Ntabwo ari ko bibaho. Nuvuga ngo n'ubundi byinshi amategeko muri turayubahiriza, ariko ntabwo tureza ngo tujyane mu ijuru. Nuko nyine urasa n'ujya kugisubiza ariko kongera ukagica hejuru. Namubajije ngo agakiza ni iki, ubuntu ni iki, no abidusobanurire. Ubundi umuntu arakizwa mu by'ukuri. Ushobora gukizwa ukareka ubusambanyi, ushobora gukizwa ukakira indwara, ushobora gukizwa ukareka inzoga, ushobora gukizwa ukava mu mivumo ukaba umuntu w'Imana, noneho ukongera ugahinduka umucyo w'isi. Nibyo nahoze nkubaza. Ariko urabica hejuru. Ndumva wagisubiza mu magambo makeya bitagiye hirya no hino kugira ngo byadufasha. Ushobora gukizwa ukareka ibi n'ibi. Birashoboka. Nicyambwiye. Ni ukuvuga ngo ibyo birashoboka. Bishobora kubaho, ushobora gukizwa ukisanga ibintu bimwe wabiretse. Nta mbaraga washyizemo, nta wakubwiye ati gira gutya, ukisanga rwose nta kibazo. Urumva? Rero ni ukuvuga ngo uko gukizwa ariko twagomye kumenya gukizwa na gukizwa imbere y'Imana n'imbere y'abantu nabyo tujye tubitandukanye. Ariko icyo navuze nuko ijambo rishobora kuhindura ukajye sanga bimwe wakoraga utakibikora kandi nta mbaraga wasizemo, ahubwo ari bwa buntu bw'Imana.
Okay, murakoze cyane. Ese bano bantu badukurikiye. Bantu mudukurikiye nawe ufite ikibazo cyandika hasi rwose n'umukozi Imana tuzamuzana. Tubariza abantu badukurikiye. Yego. Abantu bavuga ndumva ushobora kubutandukanya nabo cyangwa utabemera, abantu bavuga yuko uyu muntu yakiriye Yesu akamwemera ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, bitari ngombwa ko yirinda gusinda, bitari ngombwa ko yirinda gusambana, kuko Yesu byose yabipfiriye. Bitari ngombwa ko ubuzima buhinduka, ahubwo kuko Yesu yapfuye kugira ngo bya bintu bibabarirwe, bakanemeza yuko nibyo nzakorejo ubu ni munsi ndabibabariwe, bakavuga ko nta muntu n'umwe ubasha gukiranuka, kuko urumva yuko twamaze kubona yuko ubuzima bw'umuntu wakiraga kiza mu myemerere yacu twe turi aha ngaha, ubuzima buhinduka ukaba mushya no mu mibereho, atari kuba mushya aho abantu batareba naho abantu bakureba ukaba mushya. None bari abantu urabavuga hiki, bavuga yuko umuntu ashobora gukora ibyaha kandi ijuru akaba ari irye, ahubwo abashaka kurwana no kureka ibyaha abatabikora kari bo bari kurwanya ubuntu. Sinzi nibizo nyigisho warazumvishije, wenda nshobora kuba nakwitiranyije, ariko kandi ikigaragara yanatangiye atubwira ko umuntu yishe tegeko rimwe ayandi abayishe, akatubwira ko tubeshejweho n'ubuntu bw'Imana. Abifatanye n'ibyo bari abantu bavuga ko iyo umuntu amaze kwakira Kristo n'umwami n'umukiza aba yibaye umuntu mushya, ibindi byose yakora yibera turi mu buntu bw'Imana. Aradufasha rero uburyo kuko yatubwiye ko nta muntu ushobora kwirinda gucumura, niba ari ubuntu budutunze gusa tugomba kwibera mu buntu paka tugeze mu ijuru. Ikibazo nyina wacyumvishe, hari naho avuze ngo uyu umuntu agiye gucumura ngo burya ngo yababariwe. Ibyo bintu twagira ngo bisobanurire abantu. Murakoze cyane. Ubushize navuze uburyo ki twahindutse abanyabyaha. Ibyo ngibyo barebye ikiganiro cya mbere cyangwa se abagikurikiranye ibyo barabyumvise. Hanyuma mwakomeje uvuga ati none ese icyaha gishobora kuvaho cyangwa kiratwikirwa? Buri ntabwo ibyaha nuvuga ngo biratwikiriwe, ni ugutwikirwa. Icyo kintu gisobanuke neza. Dawidi nawe abantu bakunda kuvuga ngo yasabye imbabazi ntazi aho yazisabiye. Iyo ugeze mu bice bine by'Abaroma umurongo wa 7 n'uwa 8 niwe yavuze ngo hahirwa ababarirwa ibicumuro byabo kandi ibyaha byabo bigatwikirwa. Hahirwa umuntu witeka atazabaraho icyaha. Niyo ngo niba wowe n'ubuntu bwa Kristo ukababarirwa, nuvuga ngo ibyaha byawe biratwikiriye. Sinzi niba byumvikana. Ni ukuvuga ngo ibyaha byawe biratwikirwa, ari ibyo wakoze ejo, ibyo ukoze umunsi, yewe n'ibyo uzakora. Ibyo ni ibyaha byiza gute byaratwikiriwe, kubera ko Abaroma 10:10 uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tweshejwe nuko umuriro wa Kristo watanzwe rimwe gusa ngo uragije iteka ryose. Rero ni ukuvuga ngo niba ari ubushake bw'Imana bwatumye twezwa biturutse kuri Kristo, biturutse ku bushake bw'Imana, none ni ukuvuga ngo niba nemera ko nejejwe nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, nose ubwo byaba bitandukanye na bya bitambo byatumura kera. Rero ni ukuvuga ngo ubutumwa bwiza ni iki, cyose agakiza ni iki, nubwo wabari ibyaha ibyashize, ibyo ukora yewe n'ibyo uzakora, ibyo byatwikiriwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Sinzi niba ngaho cyumvikana. Kandi twasoma n'icyanditswe rero kugira ngo bigendane abantu babasha kubyumva neza. Reka dusome Abaheburayo. Dusome Abaheburayo 10 kugira ngo bibashe kumvikana. 10 ngo uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, twejejwe nuko umuriro wa Kristo watanzwe rimwe gusa ngo uragije iteka ryose. Reka dusome mu 18 17 aravuga ngo ushobora kwasomera ntamufite abona Abaheburayo 10:17 ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. Yego 18 noneho rero ubwo ibyo bibabariwe ntakiriho kongera gutamba ibitambo by'ibyaha. Imana yavuze ngo ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzagira gute, sinzabyibuka ukundi. None niba uri kwibutsa icyo ukoze cyangwa icyo wakoze, aho ni Imana iko kikwibutsa cyane Satani. Imana ubwayo ni isezerano, ni isango yatango ibyaha n'ubugome sinzabyibuka ukundi. None niba utabyibuka
wowe ukabyibuka ninde uri kubikwibutsa ninde uri kukwibutsa icyo ukoze niba Imana ikubwira ko yakibabariye kigatwikirwa n'amaraso ya Yesu Kristo ese wemera ko ayo maraso yagitwikiriye cyangwa ahubwo ntubyemera icyo nicyo cyose cyagombye kubaho wemera ko cyatwikiriwe cyangwa ntubyemera aho hantu wagombye kugira gute wagombye gutekereza ijambo ryawe ngo kuko muri Kristo Yesu ariho Imana yungiye n'abari mu isi ntiyabikibabara suko batabikora ahubwo ntibibara abantu bakora ibyaha Imana ntibibare ni isezerano Imana yatanze reka dusome ntabwo reka dusome turimo turaganira kuri kamera ntagukubita kabisa abantu babireba hano nta cyaha nabarwaho ntacyo rwose ubu nkagukubita rwose leta ikabibona ikaza kumbaza ko ari leta koko nahohoteye umuntu kuko amategeko y'u Rwanda atabyemera ariko imbere y'Imana nababariwe yatubwiye ngo ibyo uzakora ibyo wakoze byarababariwe n'ibyo uzakora byagize gute byarababariwe twemerera abantu tubabwire ngo ibyaha byose byarababariwe kubera iri tegeko hano muri Yakobo ngira ngo nta nshaka kujya muri Bibiliya cyane ngira ngo ni ibice 5:10 na kangahe avuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu kugira ngo mubabarirwe uwo murongo uri muri Bibiliya cyangwa ntabone ushobora kudusomera Bibiliya y'Icyongereza kugira ngo abantu basobanukirwe neza nta muri kitana ashobora kubana ariko watubwira ko komeza hasi yaho kuki ugarukiye ngo amanuka hamereze reka amasome abadukurikiranye nyine turatumo turiga noneho twumvisha inkuru ivuga ngo umuntu ibyaha yakoze ibyo akora nibyo zakora ngo byaratwikiriwe byose batwikiriye Yakobo reka dusome umurongo wo muri Yakobo ibice 5 umukozi Imana abantu muraka kuri kamera ya Kingdom TV ubaha umwanya kubera gusaba umwanya urabaza kandi hari n'abandi bashaka hari n'abandi bafite ibibazo babyandika mwaho hasi tuzagaruka hanga tuje kubisubiza reka twumve twaje kwiga tushaka kumenya Yakobo ibice 5 umurongo kangahe 16 baravuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete nkomeze okay noneho turimo turababajije ikibazo bahuriyeho bana bakozi b'Imana ba pasteri ngo mbese ngo iyo umuntu akoze icyaha ari mu buntu ntaga akibarwa ibyo yakoze byo wenda birashoboka kuko batayibarwaho n'ibyo arimo gukora ntayibarwaho n'ibyo zakora ntayibarwaho sobanura abantu bateze amatwi batwumva buryo ki ibyaha byose dukora bitwikiriye kandi angaha muri Yakobo dusomye ngo twaturane ibyaha byacu kugira ngo tubabarirwe n'ibyo akora ibyo yakoze mbere yuko akizwa n'ibyo azakora amaze gukizwa byose biba bitwikiriwe ba pastor muremera ko umuntu ibyaha yakoze atarakizwa bitwikirwa atarakizwa bitwikirwa arabarirwa ibyo wakora nanga uyu munsi akasa murakoze cyane turanga kugira ngo twumve ibitekerezo bitandukanye kandi twifashije bibiri ikibazo warubajije ku hano muri Yakobo 5:16 bavuga ngo mwaturane ibyaha byanyu ariko izindi bibazo zavuga ngo kugira ngo mukire is not being saved is being healed afite Bibiliya y'Icyongereza saved and healed are different ibyo murabizi are the same not the same yes icyo javuga abantu niyo bitiranya urabona uburyo basemuye hano iki kinyarwanda niyo ngo twakoresheje gukizwa ariko mu Cyongereza tuzi ko ari verb to save and to heal niyo ngo ayo ni amagambo atandukanye ni ugukira ni ukuvuga ngo hagati yanjye nawe niba tugiranye ibibazo cyangwa muri society ngomba kuza gusaba imbabazi ntabwo ati rwose nakoshereje bimeze gutya mbabarira tugasabana imbabazi kugira ngo tubane amahoro urumva ariko utambabariye wowe ntabwo uvuze ko imbabazi z'Imana zitari tuvuge ngo abantu bakoresha Bibiliya y'Ikinyarwanda yego bafite message healing no gukira k'umubiri sibyo niba turiye ibyaha ngakira ku mubiri ntabwo ndi kubyumva sobanura neza uburyo kwatura ibyaha byanjye niba byatera gukira kw'ibyaha byanjye byatera umubiri wanjye gukira urumva iki kintu ubwo kidafite akamaro niba ibyaha bishobora gutuma umubiri urwara nkaba nabyatuye karibwo ndi bukire
icyo kintu ndagira ngo ukisobanurire neza. Nivuga ngo naturira ibyaha mugenzi wanjye kugira ngo nkire. Healing ni healing nyine nkuko nakira ndwaye mu nda, ndwaye ibice by'umubiri. No kuvuga ngo akasiko kaba ari agakiza gafite umumaro cyane. Urakoze cyane. Bo gukira ubundi nyine nuwa ngo niba nge mfitanye nawe kibazo. Mwanya mago muri burya ntumeze neza. Si byose buremerewe. Rero nuvuga ngo kugira ngo mbohoke nkubahokire pasiteri nuko uza ngakubwira ibyo nakoze ukampa imbabazi none because pasiteri dukora n'umurimo hano ari nawe unyoboye turi muri house of healing duhe meaning ya healing wowe uvuga kugira ngo twumve saved na healing aho bitandukaniye. Abakunzi ba channel Ndaya Kingdom TV wenda ubwo nazafata umwanya kuko nabangiye out of topic nabangiye hajemo ijambo ni mubivuze muri ya topic turimo avuga ko healing atari kuvuga saved ari to be healed. Gute naturi cyahangakira gute ariko umuntu ashobora kuba healed atari saved nabyo birashoboka. Umuntu ashobora kuba arwaye agakira ariko atanakijijwe. Urumva iyo ni topic ni tuzavugaho gukiza umuntu ibyaha akagukiza umubiri yangiza kuvuga kugira n'ibyaha nta muntu Yesu yigeze akiza ngo amusigire ibyaha. Ibyo bintu mubyibuke kandi ibi bintu byose turi muri Yesu n'ubundi. N'umurongo wa 3 haravuga ngo ni kubabarira ibyo wakiranwe byose yarangiza agakiza indwara zawe. No kuvuga ngo agakiza cyangwa ubuntu bw'Imana bumanukira kugukiza. Yesu ntashobora kuza gukiza umubiri ubugingo ngo abureke ntago ari Yesu waje. Musome Bibiliya neza murebe ko hari umuntu Yesu yigeze akiza umubiri we akamusigira ibyaha cyangwa ngo akize ibyaha amusigira indwara. Byari byose kizakindi kiganiro tuzongera kuganiraho abakozi Imana baravanguye umuntu akize ngo abakize n'ibyaha. Ntekereza yuko ari tuzafata umwanya tukabiganiraho abakora share subscribe. Iyi topic tuzayiganiraho ko ni ndende tuzaganira kuri saved and healed. Yesu Kristo yakizaga umuntu yabaga amukijije n'ibyaha ariko tuzakomeza tuzafata umwanya tubiganireho. Reka twinjire kuri no mugabo kugira ngo asobanure ukuntu oya ntaga gusoza kuko hari abantu benshi cyane nagira ngo na Patrick cyafite ikibazo ari ikibazo ufite yego ari cyo kuvugaho namara kuvuga. Okay, sobanurira abantu buryo ki ibyaha byacu byo twakoze n'ibyo dukora n'ibyo tuzakora byatwikiriwe. Mbese ubu ngubu twibere mu buntu dukomeye kubera ko ibyaha byatwikiriwe nkuko umukozi Imana wazavanga ukubise urukingo nta kibazo. Ubu ngubu dusambane twibe tunyage mu nsengero havemo akavuyo kubera ko turi mu buntu. Ibyaha byacu ibyo twakoze nibyo ibyo dukora n'ibyo tuzakora ngo byatwikiriwe. Rwose sobanurira abantu mu minota mikeya kugira ngo birafata umwanya munini kandi ntago ari ikintu cyarangira nanga sokomeza tubiganireho. Sobanurira abantu mu magambo make cyane kugira ngo Patrick nawe akubaza ikindi kibazo. Murakoze cyane. Gato nongeraho nuko yavuze ko twaturirana ibyaha twebwe kugira ngo tubahoke. Niba uteye umuntu inda ikamubabaza uragenda umubwire ngo mbabarira gusa iby'Imana itegeko ntugasambane bwo ryagiye mu mbabazi. Icyo turi bukora ni ukugira ngo runaka abohoke mu mutima ko twagiranye ikibazo gusa ku Mana byararangiye. Aho ni hadi tugiraga dusaba. Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo ahangaha nibazo ngo mwaturirane erega no hasi bavuze abakiranutse ntago bigeze bavuga abanyabyaha. Hasi bavuze ko ari abakibabwira gasa abakiranutse se hasi si umurongo wakurikiye wose bavuze none kuki ahantu udashobora kuhumva impamvu. Bo ikindi kuvuga ngo bavuze ngo ibyango byarababariwe byari ni ukuvuga ngo wabyemera utabyemera ni ku ijambo ry'Imana bivuga. Ukoshaka kwimana kuko kwatumye twezwa byiteka ngewe tado ntacyo nabihindura. Ni ukuvuga ngo icyambere niba turi mu 2020 izimbabazi zirari none uzavuga icyo gihe anawe azavuga ati nta kibazo. Ni ukuvuga ngo niba inzageze icyo gihe nemera ko byabariwe uzavuga icyo gihe azavuga ati ibyo nkoze muri 2050 hoya ati ibyo no. Ni ukuvuga ngo niba Imana usomye Yohana icyo cyambere mu 29 hagaragaza Yesu ubukora icya cyisi niwo isi yose
rero ni ukuvuga ngo kuruvuga ngo ibyaha bya ntibyavuye ubundi wagumbye wenda sinzi niba mwakuri iki kiganiro cyangwa mutaragikurikiye nasobanuye ngaragaza n'igihe twabira abanyabyaha kuba umunyabyaha ntarari wabigizemo waravutse usanga umunyabyaha ibyo ngibyo narabivuze ubwo wenda niba atabyishe nzongera wenda mbivugeho ariko twese tuvuga turi abanyabyaha icyo ni icyambere twabaye abanyabyaha ku muntu rero ngo kuba twarakijijwe dukizwa n'ubundi ibyo twokojwe umukozi w'Imana Yakobo rwose amuteye ishoti aravuze ngo nta bakiranutsi gusa ariko reka turebe n'abaroma reka turebe n'abaroma nabo turebe ko bavuga abakiranutsi abaroma ibice 10 ku murongo wa 9 avuga ngo niba tuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye uzakizwa kuko umutima ari umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa ahangaho mukozi Imana wenda mu munota nk'umwe kugira ngo twumve Patrick nawe agira icyo kubaza horo havuga biki mukozi Imana murakoze cyane nawe muri watuza akanwa kawe ukizera uzakizwa ntose ikirenze gukizwa n'iki hari ikindi se icyambere wamaze kumenya uriwe umaze kumenya uriwe wizera none n'ugomba kwizera icyo gihe ugomba gukizwa hari ikindi se kandi nta kindi hanyuma ejo nukora icyaha kandi wakijijwe wizeye Yesu umutima ukarwa gukiranuka wakwatuza akanwa gakizwa hanyuma ejo wakora ikindi cyaha n'ejo bundi ugakora ikindi ubwo uzaba ugikomeje gukizwa bo ko gukizwa waba uvuga sinzi ko kwaba ari gukizwa kwiteka nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ufite gukizwa kwiteka wakwizera ko icyo cyaha cyageze gute cyabariwe ariko n'ufite kwa gukizwa kwa buri munsi aho ni ikibazo kandi uko n'ugukizwa guhabanye n'ijambo ry'Imana rero gukizwa iyo wizeye ugakizwa ngo nagakiza kiteka niyo uwizeye ijambo ry'Imana ngo muri abana b'Imana mweshejwe no kwizera niba wizeye uri umwana w'Imana niyo ngo wavanywe mu bwami bwa Satani ujyanwa mu bwami bw'Imana turimo turangiza bene data tuzongera tugaruke rwose baza kibazo kimwe gusa nari ndimo kuvugana n'umukozi w'Imana nyine kuri icyo kibazo kuri ubwo busobanuro yaratanze ariko muri Timoteyo ibice 2 Timoteyo wa 2 ibice 2 Timoteyo wa 2 nsubirayo numve niba ariho batariho nahambere Timoteyo wa 2 ibice 2 umurongo wa 3 bibiri umurongo wa 3 baravuga ngo ujye ufatanya nanjye kwihanga Timoteyo wa mbere ibice 2 umurongo wa 3 ibice 2 umurongo wa 3 baravuga ngo ibyo nibyo byiza byemerwa imbere y'Imana umukiza wacu ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri kuko hariho Imana imwe kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu nawe ni umuntu ari we Yesu Kristo ahangaha ijambo ry'Imana ritubwiye yuko ibi byo gukizwa ari byo byiza byemerwa imbere y'Imana umukiza wacu Imana ishaka yuko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri iyo rero umuntu akijijwe abavuye mu isi y'umwijima aje mu isi y'umucyo iyo ugeze mu isi y'umucyo ariyo bwami bw'umwana w'Imana umuntu aba amaze kumenya ukuri abahumutse amenya ukuri iyo umuntu yari amaze kumenya ukuri iyo ucumuye umenya ko wacumuye ukajya kwihanira Imana iyo bamaze kumenya ukuri umenya ko gusambana ari icyaha umenya ko kwiba ari icyaha umenya ko kurwana ari icyaha umenya ko gufudika gutandukanye ari icyaha icyo gihe bikagufasha gukomeza kubana n'Imana ugakizwa ariko gukizwa wamaze kumenya ukuri ejo ugacumura buryo uba waguye ntabwo ukiri umukristo ni ikibazo abakunzi bacu tuzakomeza tubiganireho sinzi niba kubw'amasaha reka rero abakunzi bacu kubw'amasaha mureke Patrick amubaze ikibazo namara kumubaza ikibazo baraza kuza kugisubiza abisubirize rimwe dukora ntago tuvamo turabirangije tuzakomeza tubiganireho none tuzongera tumutumire n'ejo bundi twongeye tubiganireho kuko ni ibintu birebire cyane murakoze cyane murakoze nakomeje gutega amatwi nkurikira ariko
ndashaka kumaza akabazo gato hanyuma naza ku icyo mvuga nyuma. Ni bande bababariwe ibyo byaha, ni bande bari mu buntu? Kuko hari bamwe bavuga ko kuva Yesu yarapfuye gapfira abantu, kuvuga ngo Adamu umwe yazanye icyaha, Adamu undi yazanye gukiranuka. Hari abasobanura ko abantu bose bababariwe. Akansobanura gacyanyuma. Arakoze cyane. Ubundi icyo bita ubuntu nyine abantu benshi bakomeza kubwitirana cyangwa se bakavuga uko bashaka. Rimwe na rimwe bombita wenda bitambamuga cyangwa se kutamenya ijambo ry'Imana. Kuvuga ngo abantu bose, reka tuanze dusome. Dasome Yohana wa mbere. Yohana ubutumwa bwiza ice cya mbere umurongo wa 12. Aravuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Icyakora abamwemeye bose, bivuze ngo hari abamwemeye hari n'abataramwemeye. Abamwemeye bakizera izina rye, abo ngabo nibo bana b'Imana. Rero ntabwo abantu bose, nubwo agakiza katanzwe, ijambo ryaho ngo yaranyanyagije ahereza abakene gukiranuka kwe kose, sibyo? Rero ngo abemeye, abamwemeye bakizera, abo nibo bana b'Imana. Rero ntabwo abantu bose ariko bababariwe. Nuko uwo habare uwabyizeye, uwabyemeye akabyizera, uwo ni umwana w'Imana. Icyo yezeye niki? Nuko yemeye icyo yakorewe. Rero kumva umuntu avuga ngo abose, abemeye, abamwe bose, nuko ngo no bagize gute? Nibo bahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo rero bavuga ko abantu bose bagomba kugenda cyangwa se bigerayo, aho ngaho ni ukubeshya, ni ukutamenya ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Tugana ku musozo, ntago dushoshe, tuzongera tumuhamagare dufite umwanya urambuye cyane. Sinzi niba Patrick hari icyo ashaka kongeraho. Yego, ariko mu minota mike cyane rwose sindondogora. Murakoze. Urabona rero yakomeje sobanura ukuntu abantu bababariwe n'ibyaha byose n'ibizaza, ariko biracyatera urujijo kuko Bibiri twereka uburyo abakiranirwa, uburyo abafite imirimo ya kamere batazaba ubwami bw'Imana. None ukibaza se, abantu bari mu buntu bw'Imana, twizeye Yesu, bari muri Yesu, bababariwe n'ibizaza, ubwo hari ugiye kuvuga udukurikira uvuga ati noneho wa munda mwica none rwose arambona ko narababariwe. Kandi Bibiri igaragaza uburyo abakiranirwa ab'imirimo ya kamere bazacirwa biteka, bazashirwa mu muriro utazima, ibintu nk'ibyo. Reka ngiye nifashe ikintu cyanditswe cya vuba vuba isome niruka. Yohana wa mbere 3 kamere ku murongo ko ndasoma vuba vuba mu byumve. Yohana wa mbere 3 umurongo wa mbere. Ni murebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Cyo gituma bisi batatumye ko batayimenye. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ari uko tuzamenya ni kwerekanwa. Icyakora cyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa, tuzasa nawe uko tuzamureba uko ari. 3. Kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko uwo aboneye. Ufite ibyo byiringiro, ubwo ni wandi wakirisa ka umwana w'Imana. Ufite ibyo byiringiro uko yiboneza nk'uko uwo aboneye. Kandi twarababariwe kera, ntituzanabarirwa n'ibyo tuzakora, n'ibyo ninarwana apotre twababariwe. Kuko iboneza kandi kuje gute? Kandi aziboneza kandi ntirangize nk'uko waboneye. Umuntu wese ukora icyaha abagomye, kandi icyaha nibwo bugome. 5. Muzi yuko yerekaniye gukuraho ibyaha, kandi nta cyaha kimurimo. Umuntu wese uguma muri we ntakora ibyaha. Umuntu wese ukora ibyaha ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Bana bato, ntihakagire ubayobya. Ukiranuka niwe mukiranutsi, nk'uko ari umukiranutsi. Ukora icyaha ni uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Ibyo umwana w'Imana yerekaniwe n'ibi ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Bavandimwe, umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora, umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora ibyaha, kuko imbuto yayo iguma muri we, kandi ntabasha gukora ibyaha kuko yabyawe n'Imana. Abakunzi bacu, umunota umwe mwene data. Nuvuga ngo yerekaniwe gukuraho iki? Imirimo ya kamere, si byose? Imirimo ya Satani. Imirimo ya Satani muri we ni iyihe? Niyo wagombye kwanza ukamenya.
iyo yaje gukuraho si ya mirimo yagomba kukurembuza, yagomba kugutandukanya n'Imana, uwo murimo yaje kuwukuraho. Rero wavuze uti wenda azajya yarangwa n'abapotre n'iki, njye ntabwo ni rwose dusoza inyigisho wenda tuzagaruka, ntagire umuntu ugenda avuga ko nabahaye uburenganzira bwo gukora icyaha. Rwose nk'uko abisomye hari imibereho mishya y'umukristo agomba kuba hati. Niba tujyaye n'ijambo ibintu ukuntu wahuza imibereho mishya y'umukristo kandi ugahuza n'ikindi cyo kuvuga ko umuntu ukoze icyaha cyose yakibabariwe, ni ukuvuga ngo nk'uko nakomeje nabitangiye mbivuga cyangwa se nakomeje kubivuga, umukristo si uko adafite kamere. Umukristo wabariwe ariko turabakiranutse ariko turi mwisi kandi dufite kamere. abakunzi bacu ikiganiro wenda tuzagaruka sinzi niba uzadusobanura neza, wenda ni ikintu kirekire, genda utegura inyigisho uzadusobanura buryo ki umuntu ukoze icyaha aba yarakibabariwe n'icyo azakora yarakibabariwe, kandi tukaba tureba ibiri tubwira ko tugomba gukiranuka kugira ngo tuzabone ubwami bw'Imana. Abakunzi bacu ukora share subscribe, mu gihe gito cyane uzongera kubona ikiganiro part ya 3. ashobora gutanga nomero ye, nta kibazo yatubwiye, nta kibazo. Wenda abantu benshi bashobora kuba babaza, hari n'uvuga ati se mbaje muri rusange, agasanga wenda agize icyo kintu kugira ngo ngenza dukomeze nyine tubiganireho. Nimero yanjye ni 0788 36 64 15 0788 36 64 15. Rero amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, murakoze cyane. Tugize ikiganiro cyiza kandi bizakomeza. Dukukije ibyo twagiye tubazanya tugana n'umuvandimwe, nifuza kugira icyo mbivugaho dusoza. Iki cyanditswe mbasomeye rero kiragaragaza abantu bakirijwe bakaba mu buntu bw'Imana, mu mbabazi z'Imana, ariko uyu mubyeyi wabo mu mwuka Yohana yahandikiye igitoro, nabwo yandikiye abapagani n'abakiriya b'Abakristo, ababwira yuko kubwo urukundo ruhebuje twabaye abana b'Imana, nawe niba warakijijwe wabaye umwana w'Imana. Hanyuma Yohana avuga ku munwa wa 3, Yohana wa mbere 3 munwa wa 3 avuga ngo kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneze nk'uko uwo aboneye. Bavandimwe, dukwiye twiboneza, twezwa, kuko ntabwo twavuga ko byarangiye ngo umuntu akora ibyo ashaka. Tugomba kwiboneza nk'uko uwo twizera Yesu aboneye. Kandi rero Yohana yavuze ngo umuntu wese ukora icyaha abagomye, kandi icyaha nibwo bugome. Hanyuma umurongo wa 6 avuga ngo umuntu wese uguma muri we ntakora ibyaha. Nje ku bwanjye rwose nizera ko ubuntu bw'Imana bundiho bushoboza kugenda ntsinda ibyaha ku buryo n'icyo kigaragara abantu bari banziho kigomba gushira, kugira ngo n'uwagikoraga abone ko bishobora ko yahinduka, ko Yesu ntabwo atwikira gusa ibyaha ahubwo abikuraho, arabikiza. Umuntu wese rero ukora icyaha abagomye, kandi icyaha nibwo bugome. Muzi yuko ngo yerekane kumaraho ibyaha kandi nta cyaha kimurimo. Hanyuma umuntu wese uguma muri we, niyo ushaka gusoreza, umuntu wese uguma muri we ntakora ibyaha. Ntabwo twakwemera ko Yesu, niba narakiye Yesu, ngomba kugumana ubuzima bw'ibyaha, kuko umuntu urambwira ko umuntu wese uguma muri we adakora icyaha. Rero abakiranutsi barahari mu buryo bw'umwuka no mu buryo bugaragara. Abakiranutsi barahari, ushobora kuba rimwe na rimwe ikingiye tuzicara tumutanga ubuhamya twerekana n'ibyaha twaretse kubw'ubuntu bw'Imana, kugira ngo n'udukurikiye ukigikora amenye ko buri muntu akireka. Rero umuntu wese uguma muri we ntakora icyaha. Umuntu wese ukora ibyaha ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Umva kubona Imana ko wabonye Yesu, wabonye ubuntu, ikibyerekana bigaragaza inyuma nuko wanahindutse. Hanyuma rero ngo bana bato n'akagira ubayobya, ukiranuka niwe mukiranutsi nk'uko nawe akiranuka. Ukora icyaha ni wa Satani. Isoreje aha rwose, ukora icyaha publicly ni wa Satani. Ntabwo nyose yabaho rwose, ntabwo Yesu yaba yarapfuye ngo dukoreshe Satani kandi tuvuga ngo turaba Yesu. Ukora icyaha ni wa Satani, kuko uhereye imbere na mbere Satani akora ibyaha. Ibyo umwana w'Imana yerekaniwe n'ibi ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani, bya byaha byari biri mu bantu. Umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora ibyaha, kuko imbuto yayo iguma muri we, kandi ntabasha gukora ibyaha kuko yabyawe n'Imana. Mana ukomeze rwose utugire neza, kubwo ubuntu bwa dutsinda ibyaha, dutsinda imirimo ya kamere, uko biravuga ngo abakora imirimo ya kamere ntibazaraga ubwami bw'Imana.
dutsinde imirimo ya kamere kubw'ubuntu bw'Imana. Hanizera abashaka ngufashishe wowe icyanzo cy'Timoteyo 4:1-2 Paulo yabwiraga Timoteyo avuga ngo mu gihe cya nyuma hazaza imyuka iyobya. Bavandimwe mujye munitonde imyisho zose mwigishwa umwuka wera abasange abahe kumenya ukuri. Haleluya. Abaye kumenya ukuri amadini menshi insho nyinshi ariko umwana w'Imana umwuka wera amufashe kumenya ingisho ibyo tuvuga byinshi ujye ukuramo ingisho y'ukuri. Yohana wa mbere ibice bimwe mu Rwanda ngo ntimwizere imyuka yose kuko imyuka yose itava ku Mana. Rero tugubwe neza tugwe mu buntu bw'Imana dukiranuka dutsinda ibyaha. Amen. Ngenda shoje. Murakoze cyane. Reka duhe umukozi w'Imana umutumire wacu uyu munsi uzakomeza azananga kugira ngo tuganirize ku ngisho z'ubuntu nawe agira icyo yongeraho gatoya. Niba umuntu ukora icyaha abara kibabariwe cyangwa se yarabariwe n'ibyo azakora kandi umukozi w'Imana akavuze ko umuntu ukora icyaha atazabarirwa atazabona ubwami bw'Imana aho kantu wakongera nk'umunota nk'umwe ntabwo wabirangiza. Ni urugendo tuzakomeza tuzongera tubahamagare tuzongera tubabwirize ariko se wavuga kuri ako kantu n'umunota nk'umwe kugira ngo tutarambirana. Murakoze cyane. Kansoreze muri Yohana wa mbere ibice 4 n'ibice 5 umurongo wa 9 ngire kwa cyo ngo twemere ibyo abantu bahamya iby'Imana ihamya birabiruta kuko iby'Imana ihamya ari ibi ari uko yahamije iby'umwana wayo wizera uwo mwana afite uko guhamya muri we no utizera Imana aba yise umunyabinyoma kuko atemeye ibyo Imana yahamije ku mwana wayo. Yego icyo mvuga izi ntabwo ari inyisho z'ibinyoma nisho zahozo cyangwa se si imyuka yindi. Iri ni ijambo ryahoze kuva kera ryigishijwe intumwa Yesu abantu bose Yesu ubwo nicyo yigisha ni nacyo kintu yapfaga n'abafarisayo. Rero ko wabyumva cyangwa se utabyumva ibyo si ikibazo gusiri ni uko ari ijambo rizima ijambo ribohora uko niko kuri kubohora. Rero ningeye ko ubutaha tuzongera twaganira kandi muzashaka gusobanukirwa byinshi. Umuntu afite ikibazo icyo yibaza ikiri ku mutima we yumva yabaza kuri nuko bantu batanga ingisho z'ubuntu uracyandika aho hasi. Reka dusabe Pastor Patrick tumuhe umunota umwe anadusengere dusoza cyangwa se dusubika iki kiganiro kizongera nuko share and subscribe uzajya komeza ubona ibiganiro byacu dutanga. Murakoze cyane. Murakoze nakwibutsa abantu ko mbere ubu kuri channel hariho ikindi kiganiro duhetse kugira kivuga ku buntu bw'Imana cyo mugikurikire mugende mwumva inyigisho z'ubuntu bw'Imana mugereranya umwuka yarabafashe. Ngiye gusenga nsoza. Yesu yavuze muri Yohana mu mwuka wo kuri naza azabayobora mu kuri kose mu byivuga byose mu bizavugwa byose mu byo ahantu hose unyura bavuga mu byo filozofi ivuga byo tekinoloji ivuga byo Bibiliya ivuga ukeneye guhishurirwa ku mwuka wera. Ndasenze rero data ndasenze mu izina rya Yesu mushimiye kubw'ineza yawe urutangira ko tugana ijambo ryawe. Reka wera Abisirayeli uduhe mwami Imana kumenya ukuri. Yesu yavuze ngo tumenye ukuri kuzatubatura. Mwami bivugwa ni byinshi ibitekezwa ni byinshi inyigisho ni nyinshi ariko hari umwuka w'ukuri waravuze ngo umwuka w'ukuri naza azatubera mu kuri kose. Rero dusubye ikiganiro utakizakomeza ariko nsengera abadukurikira n'abatwumva n'abazabyumva nyuma n'abazabikurikira umwuka w'ukuri abasangi ari we mwuka wera. Uwo mwuka wera uwo mwuka w'ukuri ahishure buri muntu wese icyo kuri n'ikitari cyo kuri. Mwuka wera turagusabye ukomeze tuyobore muri byose tutarure intama zazimiye utarure abatanye kugira ngo kuri kwawe kube kuzuye. Kandi mwami Imana ntabwo turiho kugira ngo duhishe Satani icyubahiro ahubwo mwami Imana we duhishe icyubahiro. Turasenze rero umwuka w'ukuri atuye mu guhisha Imana icyubahiro. Urakoze mwami reka udumisha twese kandi tugire neza ni mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu. Amen. Amen. Imana ibamugisha.